Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku cyumweru cya 24 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 50 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 9. Isomo rya kabiri turayisanga mu ibaruwa ya Yakobo, umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 18. Ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 8 kuva ku murongo wa 27 kugeza ku wa 35. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Dore amagambo y'umugaragu w'Imana. Nyagasani uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa. Uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga banshira mu maso. Cyakora Nyagasani uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. None se kundenganura ari hafi, ninde watinyuka kumburanya? Naze tujyane imbere y'umucamanza. Ninde uzanshinja mu rubanza? Ngaho niyigaragaze maze anyegere. Nibyo rwose Nyagasani uhoraho arantabara, ninde rero wanshinja icyaha? Ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa ya Yakobo. Byaba byunguye iki se bavandimwe, umuntu avuze ko afite ukwemera niba adafite ibikorwa? Uko kwemera se gushobora kumukiza? Niba umuvandimwe wawe cyangwa mushiki wawe bambaye ubusa, cyangwa se badafite ibyo kurya bya buri munsi, maze muri mwe hakagira ubabwira ati nimugende amahoro, mwote kandi muryoherwe, atabahaye ibibatunga byaba bimaze iki? Bityo rero n'ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ubwako. Ariko wenda hagira uvuga ati wowe ufite ibikorwa, naho njye nkagira ukwemera. Uwo nguwo namusubiza ntinyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, naho njye nkwereke ibikorwa bigaragaza ukwemera kwanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu ajyana n'abigishwa be agana mu nsisiro za Kayizariya ya Filipo. Bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati abantu bavuga ko ndinde? Baramusubiza bati uri Yohani Batista, abandi ngo uri Eliya, naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi. Ati mwebwe se muvuga ko ndinde? Petero aramusubiza ati uri Kristo. Nuko Yezu arabihanangiriza ngo ntibagire uwo babibwira. Nuko atangira kubigisha ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'imiryango n'abaherezabitambo bakuru n'abigisha amategeko, akicwa ariko akazazuka nyuma y'iminsi 3. Ibyo yabibabwiye akomeje. Nuko Petero aramwihugikana atangira kumutonganya.
we ariko arahindukira maze areba abigishwa, acyaha Petero amubwira ati hosha imvi iruhande Sekibi, kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ku bantu. Nuko ahamagara rubanda hamwe n'abigishwa be, arababwira ati niba hari ushaka kunkurikira, yiyibagirwe ubwe aheke umusaraba we maze ankurikire. Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe kubera njyewe n'inkuru nziza azabukiza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Amasomo yo kuri iki cyumweru cya 24 mu byumweru bisanzwe araturarikira kwiringira uhoraho. Twumvise mu isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi amagambo akomeye y'umugaragu w'uhoraho, amagambo arimo kwizera gukomeye. Umugaragu w'uhoraho utunzwe n'ijambo ry'Imana. Aya magambo Izayi yavugiye gukomeza umuryango w'Imana ngo udatezuka, ahubwo ngo ukomere mu bigeragezo wari urimo mu gihe cy'ijyanwa bunyago. Ijambo ry'Imana ni urumuri, ni umurongo, ni umuyobozi w'intambwe z'umukristo. Mu bihe bikomeye nk'ibyo uyu mugaragu w'Imana yari arimo, niho umukristo aba akeneye gukomezwa no kugarura icyizere abikesheje ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riturinda gutana ngo dukemure ibibazo tubikemuza ibindi, ahubwo ijambo ry'Imana rikatwereka ko ibigeragezo ari akayunguruzo cyangwa igipimo cy'ukwemera dufite. Ritwereka kandi ko umukristo adatana n'umusaraba, ariko kandi ko atari wenyine ahubwo aba awutwaranye na Kristo. Nibyo Yezu yavugaga mu ivanjiri ati niba hari ushaka kunkurikira, yiyibagirwe ubwe aheke umusaraba we maze ankurikire. Kubona Yezu Imana ku musaraba biturinda kwijujuta twe nk'abana b'abantu n'ibyaha byacu, mu gihe natwe twikoreye umusaraba. Kandi ijambo ry'Imana rikaturinda gushakira ibisubizo mu nzira zidatunganye. Yezu mu ivanjiri yagiraga ati uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe kubera njye n'ivanjiri azabukiza. Aha biratugarura ku isomo rya mbere aho umuhanuzi Izayi yatubwiraga kwiringira Imana. Yagiraga umugaragu w'uhoraho ati cyakora Nyagasani uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi cyangwa ibitotezo bitanca intege, uruhanga rwanjye nkarukomeza nk'ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. Kwizera Imana mu ngorane kugeza ku ndunduro bigaragaza ukwemera k'umukristo. Niho Yakobo mu isomo rya kabiri yavugaga ko ukwemera kugomba kugaragazwa n'ibikorwa. Kwizera Imana, ibikorwa by'urukundo, ibyo byose ni ibigaragaza ko umukristo yemera, bikagaragaza uwo mukristo yemera, bikagaragaza n'igipimo cy'ukwemera kwe. Ijambo ry'Imana kuri iki cyumweru cya 24 riradusaba kwiringira Imana, riradusaba gutungwa no gukomezwa n'ijambo ryayo. Kwizera Imana kandi bijyana no kwemera kuyoborwa nayo, aho gushaka kuyiyobora ari twe mu byifuzo byacu. Mu ivanjiri twumvise Petero nubwo yari azi Yezu ko ari Kristo, ariko we n'abigishwa ababwiye umugambi w'Imana, ibyibabara, urupfu n'izuka bye, babyamaganiye kure, kuko bo bifuzaga ubavaniraho ku buryo bwihuse icyari kibatsikamiye, ari cyo igitugu cy'Abaromani. Kwiringira Imana rero, amasomo
yo kuri iki cyumweru cya 24 yavugaga ni ukureka Imana igakora ugushaka kwayo aho kugira ngo abe ari twe tuyikoresha ugushaka kwacu. Uyu ni umutego dukunda kugwamo nk'abakristu, kumva ko niba usenga uri umukristu uzi Imana igomba kugukorera ibi n'ibi bitewe n'ibikubangamiye ako kanya. Nyamara kwizera Imana aya masomo yatubwiraga ni ukuyereka ubuzima bwawe, ubundi ukakira inzira ikunyuzamo n'ibyo ikugenera, kuko iba izi impamvu kandi iduha ibirenze ibyo twe twifuzaga, uretse ko yo ibinyuza mu buryo, mu nzira no mu gihe iyo yigeneye nk'Imana twe tutabasha kumva ako kanya nk'abantu. Mugire icyumweru cyiza. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha.